icyo gukora cy'Uwiteka kirageze, kuko bahinduye ubusa amategeko yayo, barabivangavanze barabipirata, ngo n'iby'abaswa barabipinga, ngo n'iby'abakene barabipinga, ngo n'iby'abakiga barabipirata, babitesha agaciro barabipinga. Babona bamwe muri twe barimo baragira agasura, bati muriyo bariya bantu harimo isoko, bati tujye kubegera, basesera muri twe kwihishwa, bageze muri twe batangira kutwigisha imico, baratwigisha biratinda, n'umwuka yayoboraga injiji none ntakiyobora bize duhari. Baratwigisha biratinda, ngo kwambara birebire n'iby'abaturage, ngo gutega ibitambaro n'iby'azamani mubivemo, umuhamagaro nacyo umaze imbere ya seretifika, none biteye Imana yacu kuzagukora, biteye Imana yacu kuzagukora. Gukizwa nabi bitera umwaku, gukizwa nabi bitera umuruho, gukizwa nabi bitera umuze mu mubiri, yemwe bene data muze dukizwe neza. Yuda yari umwigishwa nk'abandi, Yesu abonye amuri inyuma tuzi gukora ngwino nguha akazi, amuha uruhago rw'imiya rw'abigishwa, amugira akoramo ntabure w'abigishwa. Yesu atubuye imigati, Yuda amurira mu mibare, Yesu atubuye amafi, Yuda amurira mu mibare, barebye kumuvungukira, Yuda amurira mu mibare, akomeza kumurira mu mibare, Yuda arashekerwa. Yuda arebye Yesu abona ni mari ifite abakiriya, abona abayuda n'abafarisayo barayishaka, bati du iyo buru Yuda twari twarayibuze yidupangire, du iyo buru turakwinginze Yuda. Yuda arebye uwo mushinga ko kasanga uzunguka, tekereje amateka ya Yesu abona hazavamo ikintu, haravuga ati ejo bundi bamufatiye ku musozi, bagiye kumuta mu manga baca mu myanya y'intoki mbibona, ati nzajya mubereka bankubita inoti z'icyuke zikubita umufuka, nibajya kumufata bacike nibamubaza mbakome niyabacitse mureba yemwe ndangarimwe. Apanga uwo mushinga Yuda afata ya mbere, Yuda agira ngo ibya Yesu bapfa ko bitapfuna gutyo gusa, bimuviramo umwaka wo kwimanika, bimuviramo umwaka wo kwiyahura. Ananiya na Safira nabo bari bagezweho, mu rugo rw'abafite inoti nabo bari bakomeye, babona abantu basaze ibisazi byejejwe, buzuye umwuka wera, batangiye kugurisha ibyabo, bati twacitswe ejo, ese ntiwari uzi ibyambaye ejo bundi karabo keza, dore bandambitse ibiganza ngo umudiyakoni udahari, reka tujye kubereka ko turi kumwe nabo twica iperereza, ejo batazabivuga mu matangazo tukahasebera, reka tujye kubereka ko turi kumwe nabo, cyakora turashyiramo arabwenge Safira, iby'aba bagabo ntawabimenya, reka dushyiremo arabwenge tubaye make, ejo ababaturanyi batazabona twakennye bakadukwena, bakora inama y'amanyanga ngo ntibizamenyekana. Bukeye Petero ati sinjye mwabeshye, nkandebeye mu ndorerwamo y'uburobyi muransuzugura, sinyiroba amapfa ahubwo nuzuye umwuka wera wihoraho,
bibaviramo umwaku wo guhambwa ari babiri, bibaviramo umwaku wo gusiga imfubyi. Gukizwa nabi bitera umwaku, gukizwa nabi bitera umuruho, gukizwa nabi bitera umuze mu mubiri. Yemwe bene data muze dukizwe neza. Bajya bababeshya ngo ibibazo n'indwara bikurwaho n'umweko n'imigi n'icyuhagiro n'inzara zisina urukago, abandi bakabaswayika bakabashyushya imitwe, nk'imyaku n'imikoshi n'akarande bikurwaho n'amazi n'amavuta n'imicanga byo muri Isiraheli no ku nyanja itukura. Bakababeshya ngo amazi yawumanuwe na Elisa arawumanura, ngayo ku iriba ry'ikibe ubwayarebaho, bakayavomera mu majerekani ngo nituyagure. Bene abo barababeshya barapfobya imbaraga z'Imana. Nimureke mbaragira inzira nyakuri y'ukuri iva kuri Kristo, umuyoboro w'ukuri ugiye mu gakizane zakandi akazibukira ikibi, byamara kumuryo hera akinjiza mu mutwe ndetse n'amaguru, hakaba muri Yesu neza mwuka wera akicara muri we. Bene uwo muntu wagumanye na Yesu, imivumo bamuvumye, ibitutsi bamututse, ngo pfu ngo uzatagangara, ngo uzarindagira, ngo uzazezengera, ngo nacyo uzimarira, ngo ntuzikamira na ya nyakabwana. Barakabigutuka n'ubundi mbwa nikabwa, bakagutuka bakagutokoza bakakuvumira kugahera, bagafata ku ibere ry'iburyo ng'imivume ijye musinya, bagahena bagahenura bagahagarara mu marembo, bagafata ku myenda ng'imivume ijyemo kashe. Iyo bikugezeho warakijijwe neza, baba bakoze iby'ubusa bimera nko kotsa imyungu. Ndakurahiye ni nko gushingirira amashu, ndakurahiye.